ariko mbabaye aci ruhande rwanjye yumva ndavuza induru aravuga ngubaye cyewe wayi avuga nabi ntabwo ndapfuye we araza aranterura asanga ndavirirana abo gihugu akora ibi bintu bibiri itorero dukwiriye kwitaho. Icyambere akiza abafite imitima yashenjaguritse, broken heart. Icyakabiri menya umwami naho yaririmba naho yabwiriza, umuntu utazi kubabarana n'abababaye abatarakira umutima w'Imana. Nimba n'uyu mutima w'umubabaro, uyu muntu ufite ibikomere byanutse, iyo atabyomoye, iyo bitomowe arapfa. Ngo ajya akiza imitima ajya akiza imitima yamenaguritse, kandi ngo yarangiza agapfuka inguma z'imibabaro yayo. Zaburi 147 umurongo wa 2 tugere ku murongo wa 6. Turi buze gusoma no mu gitabo cy'imigani ibice 14 n'umurongo w'10, maze turaza gusoza dusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11. Dusome iyo Zaburi. Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisirayeli, akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Abari inyenyeri azita amazina zose. Umwami wacu arakomeye, ni umunyambaraga nyinshi, ubwenge bwe ntibugira akagero. Uwiteka aramira abanyamubabaro, acisha bugufi abanyabyaha akabageza hasi. Amen. Imigani ibice 14 n'umurongo wa 10. Imigani ibice 14 n'umurongo wa 10 aragira hati: umutima wiyiziho uwawo mubabaro, kandi umunezero wawo nta mushyitsi wawujyamo. Umutima wiyiziho uwawo mubabaro, kandi umunezero wawo nta mushyitsi wawujyamo. Amen. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11. Turasoma duhereye ku murongo wa 17 twigire hepfo ku murongo wa 44. Ni amagambo maremare ariko ndayasoma yose nyavugeho mu minota iciriritse. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 11 n'umurongo wa 17 twigire hepfo kuri 44. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. I Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka sitadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza, kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje, ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati: databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati: musaza wawe azazuka. Mariya aramubwira ati: nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati: nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? 27. Aramusubiza ati: ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati: umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiraho Marita yamusanze.
abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka, baramukurikira batekereza yuko agiye ku gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja, yaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye ararira, n'abayuda bazanye nabo bararira. Asuhuza umutima arawuhagarika, arabaza ati, mbese bamushyize he? Baramusubiza bati, databuja, ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije no kubuza uyu ntapfe. Abashinyaguzi bahozeho kuva kera. Nasomye amagambo maremare ndagira ngo itorero mwumve, dusome ijambo ry'Imana ririhagije nubwo navuga make. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, dore ye, ntimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Marita, mushiki w'uwapfuye, aramubwira ati, databuja, tafazari haruguru. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro. Cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aravuga ati, databuja, noneho aranuka kuko amaze iminsi ine. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, data, ndagushimiye yuko unyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bangose, ngo bizere yuko wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo, arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro, sohoka. Wari upfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Amen. Iyi zaburi dusomye y'147 ni zaburi yanditswe ivuga amateka ya Isirayeli. Urugero tubona muri Bibiliya dushobora kuvuga no kugereranya na jenoside, ariko Bibiliya nk'ijambo ry'Imana ryihagije ryuzuye amateka y'Imana n'abantu bayo mu bihe bitandukanye bikomeye kandi by'akaga n'umubabaro utagereranywa. Ari nayo mpamvu twifashisha ijambo ry'Imana rigaragaza uko Imana igirira abantu bayo kandi ikagirira n'ibihugu n'igihugu n'amateka y'abantu ku isi. Iyi zaburi dusomyemo ijambo rikomeye, ari naryo bansabye kuganiraho kugira ngo duhuze aya mateka n'amateka yacu, ariko twerekana uruhare rw'itorero mu rugendo rwo gukiza no kuvura ibikomere. Iyi zaburi ivuga amagambo menshi, ariko ndavuga amagambo abiri gusa. Hano haravuga ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu. Iyi zaburi 127 murebye itangizwa n'ishimwe. Ni zaburi itangizwa na haleluya. Kuki bayitangije na haleluya kandi harimo n'amagambo yerekana komora no gukiza? Iyi zaburi ni zaburi yabanjirije, yaje nyuma yaho Isirayeli iviriye mu bunyage. Isirayeli muziko ni igihugu cy'Imana, cyarimo amasezerano y'Imana ku bantu bayo, kandi natwe dukomoramo amasezerano y'agakiza tubonera muri Kristo Yesu. Ariko mbere yuko iyi zaburi ivugwa, ushatse kumva ayo mateka kugira ngo tuze kugira kuri rwa ruhare rwacu
mu gukiza wasoma na Zaburi 137. Iyi Zaburi ni Zaburi ikomeye, ariko abantu bajya basoma ukundi bakayivuga nuko bitari. Usomye iyi Zaburi 137 yari Zaburi yo kwibuka. Yaravugaga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira. Iyi ni Zaburi yibukaga, kandi rwose bari bararangije gutaha, ariko bakongera kuvuga ibyo bibukaga bakiri mu gihugu cy'amateka, igihugu cy'i Babuloni. Iyi Zaburi ivuga ko nubwo bari baranyazwe bakabayo, ariko imitima yabo ntabwo yigeze iba i Babuloni, yahoraga yibuka igihugu cyabo cyitwa Yerusalemu cyangwa Siyoni. Bibiliya iratubwira ngo Imana rero yaje kongera kwibuka isezerano ryayo, irongera yubaka Yerusalemu. Nusoma muri Bibiliya y'Icyongereza ntabwo ari ukubaka, ni ukubaka inshuro ya kabiri, to rebuild. Yerusalemu yari yarubatswe, irubakwa, n'urusengero rurubakwa, n'ubutambyi burakomera, ariko igihe kiragera Yerusalemu iraterwa, irasenyuka, n'urusengero rurasenyuka, n'ibyo mu nzu y'Imana biranyagwa. Usomye iriya Zaburi urasanga hari ikintu wibukaga kibabaje. Muri iriya Zaburi ya 137 hari aho ku murongo wa 7 bavuga ngo Uwiteka ibukira abana ba Edomu wa munsi Yerusalemu yasenywaga, nibo bavuze bati nimuhasenye, nimuhasenyane n'imfatiro zaho, wa mukobwa w'i Babuloni utazabura kurimburwa. Hahirwa uzakwitura ibihwanye n'ibyo watugiriye, hahirwa uzafata abana bawe nabo akabahondagura ku rutare. Murumva umutima ubabaye? Umutima ubabaye ikintu gikomeye cyane. Bibukaga ukuntu basenyewe Yerusalemu, bakibuka n'inzu y'Imana uko yasenye, bakibukwa n'imfu abana babo bapfuye n'abagore babo. Habaye ibintu mu Isirayeli tutabasha kuvuga muri aya madakika make, ariko iyi Zaburi iravuga ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu. Haleluya. Imana izi igihe. Hari ibintu bibiri biba muri Bibiliya tukomeza gusoma kenshi. Murareba uko ndi mfite ibintu bibiri, ahantu hose ni bibiri: amaso abiri, amatwi abiri, iminwa ibiri, amazuru abiri, hano hari hasi, hano hari hejuru. Ibyo bintu bibiri bishushanya ibintu bibiri mu buzima bw'abantu no mu buzima bw'Imana. Hari ibihe bibiri, ni ibihe bibi n'ibihe byiza, ni ibihe byo kubaka n'ibihe byo gusenya. Hari ibihe bibi, hari ibihe byo gukena no gukira, hari ibihe byo kurira no kwishima. Hari ibihe bibiri mu buzima bwose uko ureba. Ntabwo tuvuga cyane ku buzima bw'itorero gusa, turavuga kuri ubu buzima bw'imibabaro. Hano haravuga ngo nuko Imana yongera kubaka Yerusalemu yashenywe. Iyubaka rero hari ibyo Uwiteka yakoze. Haravuga ngo kuki yayubatse ati? Ngo yateranije abari baratatanye bose, barongera bagaruka mu gihugu, ariko ngo bageze mu gihugu akora ibi bintu bibiri itorero dukwiriye kwitaho. Icya mbere, ngo akiza abafite imitima yashenjaguritse, broken heart. Icya kabiri, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Mu gitabo cy'imigani twasomye ibice 14 haravuga ngo umutima wiyiziho uwawo mubabaro, ngo kandi n'umunezero wawo nta mushyitsi wawujyamo. Nimundebe ukonza ubu ntacyo ntakoze ngo nse neza. Niyuhagiye mugore yansize utubuta ntacyo tankoreye, ahanaguye inkweto, ariko ubu nta muntu ushobora kumenya niba naraye ndira. Nta mushyitsi wakwinjira mu mutima ngo amenye amarira yanjye. Mu mutima rero habikwamo ibintu bibiri. Habikwamo n'akabati, ni coffre fort ibitse ibintu bibiri. Habikwamo umubabaro, hakabikwamo n'umunezero. Niyo mpamvu Imana yaremye umutima, igireba ikamenya umutima ubabaye washenjaguritse, ikawukiza. Yarangiza ikamenya ko no mu mutima ujya urwara, ngo umutima ujya urwara ukagira n'inguma, ibikomere. Niko mushiki wacu yavuze
ngo ajya akiza imitima ajya akiza imitima yamenaguritse, kandi ngo yarangiza agapfuka inguma z'imibabaro yayo. Nigeze nkomereka uruguma rw'inyuma, nari ndagiye inka, nari umwana, nari mfite imyaka nka 11. aho nirukankaga mu babaye mu mahanga, ntabwo twavukiye mu mujyi, twavukiye mu cyaro. Nirukanka ku nka, igikenyeri kiranyica. Iyo mbivuga abana banjye baramwe ngo igikenyeri niki, nka kibaso ntibakizi, bavukiye mu Matara, bavukiye Rwanda, ntibazi akaga, ntibakaruhi nkuko naruhi. Kinshumita ahangaha, aha mu ifero kirinjira, ngize ngo ngishikuze gicikiramo, ndaboroga, ndarira, kandi nari mu nka jyenyine, shaka n'undi mushumba waba hafi, ndaheba, ndarira. Haza guca umukecuru witwa Mabuye, twaramwangaga mu mudugudu, yari mubi, yagiraga imyate, yagiraga umwanda. Na Edisa yaje hano, ni mushiki wanjye. Mabuye yari umugore w'umunyamwanda, ariko atambutse aho nagiye yumva ndataka, yavugiraga mu mazuru, yari mubi no mu maso. Twarabana, kandi rwose niyo yampamagaraga ngo ame ku musururu cyangwa amata, ntabwo nayanywaga, numvaga mfite iseseme, mwanga, ntamushaka, mubi, mucafu. Ariko mbabaye, aca iruhande rwanjye, yumva ndavuza induru, aravuga ngubaye cyewe, avuga nabi, ntabwo ndapfuye we. Araza aranterura, asanga ndavirirana, abuze ikintu yakora, afata imbugita, afata icyuma. Icyo gihe hari mu isarura ry'amasaka, afata icyuma, ambaga hahandi igikenyeri cyinjiye, agikuramo. N'uyu munsi nkazibagirwa Mabuye, n'uyu munsi nkazibagirwa Mabuye. Kuva uwo munsi iyo yampaga n'umusururu narawunywaga, sinigeze menya ko afite amazuru mabi, yari umugore mubi. Ariko kuko yanyegereye mbabaye, akankiza induru narindimo, akampandura igikenyeri, n'ubiyo ndebye inkovu ndavuga ngo Imana izahe Mabuye umugisha. Imana rero ni umutabazi, izi gukiza abafite imitima imenetse, kandi izi no komora, ikomora inguma z'imibabaro yabo. Singiye kuri Mabuye, ndagaruka cyane ku ruhare rw'itorero. Nasomye iri jambo rivuga ngo umutima wizi wawo mubabaro, kandi n'umunezero wawo nta mushyitsi wawo ujyamo. Ariko noneho nza kwibuka cyane amagambo ari mu butumwa bwiza yerekana Yesu ko ari umuganga w'imitima. Muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, mwabonye nasomye menshi ntari busubiremo, ndashaka kubereka cyane ukuntu dukwiriye kwigana Yesu mu rugendo rwo gukiza no kuvura abafite ibikomere. Nta kintu leta itakoze. Leta y'u Rwanda irakabyara, yubakiye abacitse ku icumu, natwe yaduhaye uburenganzira, yashyizeho n'ikigega cya farge. Nta kitakoreye abanyarwanda, murebe uko dusa naho turi nuko turi, yarabikoze. Ariko reka mbabwire uruhare rw'itorero. Leta nta kintu itakora, iradukorera, turinda, yabohoye igihugu, yakoze byose. Ariko umutima ubabaye, umutima ushenjaguritse, umutima wakomeretse, umuntu niwe uvura mugenzi we. Ushobora kuba mu nzu wubakiwe na leta, ariko umutima uva. Ninde uzagera mu mutima ukomeretse? Ninde uzinjira mu mutima umenetse? Ese ibikomere bizanwa n'iki? Byomorwa bite? Imana ikoresha iki kugira ngo uru rugendo rwacu rwo gukira rukomeze kubaho? Iyi nkuru ya Lazaro turayizi cyane, dukunda no kwisengeramo. Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima. Ariko ahangaha Yesu yerekanye ko ari umuvuzi uvura imitima ibabaye.
amateka ya Yesu na Lazaro na Mariya na Marita. Yesu ahantu yabaye hose, nta hantu dukunda gusoma ko Yesu yageraga mu ngo z'abantu ngo arareyo, ariko kwa Marita yarayeyo. Ubundi Yesu yararaga ku musozi, yarabwirizaga agataha ajya mu masengesho ku musozi. Uyu murimo wacu rero ni umurimo mwiza w'abashumba, ariko ni umurimo dusaba ngo tumanuke tujya aho abantu bababaye bari. Yesu akimara kubana na Mariya na Marita, musomye amagambo ndavuga intambwe eshatu gusa ku mpamvu y'umwanya. Aza kuva kwa ba Marita yerekera i Yerusalemu, kandi avuye ni Yerusalemu ajya ni Betaniya. Ageze aho hantu Betaniya iwabo wa Marita na Mariya, nimuza gusoma icyo gice cyose ndararika itorero kujya mwisomera, inyigisho z'ubuyobe zirahari n'iz'abasatuzi batubwira akantu kamwe bakatwibagiza ko harimo n'intimba. Nta wayikoreye uzikorera amaboko. Haleluya we mumvugire ngo ame ibinyoma. Nukuri no muri genocide abantu bababaye Yesu yarahari ariko bikoreye amaboko. Nimubise ko yakijwe ari muto. Hari abantu bashaka kuvuga ikindi ariko bakirengagiza iki gice, igice cyitwa igice kibika umutima, igice cy'umutima kibika intimba, kibika umubabaro, kibitse inguma ndetse zinuka. Aho niho itorero abera bene data, niho uruhare rwacu rwinjira. Bibiliya tubwira ngo Yesu aho hanagiyeyo ngo bari bamwiciyeyo, bari bamutereye amabuye yakoze ibitangaza. Yesu ngo arangije arahava arongera yigira i Yerusalemu. Ariko akigenda Mariya na Marita bagira ingorane, Lazaro ararwara. Nasomye uhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo Marita yari umudiyakoni, Mariya yakundaga kwicara ku birenge bya Yesu, Marita ari mu kikona amutekera. Ngo Marita yari umuhanga, yari umuntu ukunda cyane kunyaruka. Muzi abadiyakoni ukuntu bagira imbaraga nyinshi zo kureba ibikwiriye gukorwa. Ngo yirukanyira kujya kubwira Yesu. Abonye ko atageyo atuma abandi ngo mujye kubwira Yesu ngo ukunda ararwaye. Murebye ikiganiro cyo Yesu yagiranye n'izo ntumwa kirababaje ariko cyari mu muti. Asubiza izo ntumwa aravuga ngo mugende mubwire Marita na Mariya ngo indwara Lazaro arwaye si yo kumwica niyo guhesha Imana ikuzo. Imvugo y'Imana irakomeye. Nakurikiye ubuhamya bw'uriya mukobwa ndatangara. Akimara kumubwira ayo magambo ngo aravuga ati ntabwo azapfa, ahubwo ni inkuru izahesha Imana ikuzo. Ariko ngo mu kanya gato Lazaro ashiramo umwuka, arashinguwe. Abayuda bagiraga umuco wo gutegereza ko umuntu abanza gushiramo umwuka, ashiramo umwuka, baramutegereza igihe gikwiriye, baramushingura. Bavuga ku kigandaro ku kiriyo nyuma y'iminsi ine. Intumwa zigera kuri Yesu ngo baramuvuga bati ntabwo uzi ko ukunda yapfuye, kandi yarabizi. Yesu ngo abwira abigishwa bari bamuri ruhande ngo aravuga ngo arasinziriye, ndibuze kujyayo mukangure. Ngo abigishwa be bibwira ko ari ibitotsi, ngo ariko Yesu yarabizi neza ko Lazaro yamaze gupfa. Iki kiganiro cyose Yesu ngo arangije kuganira afata urugendo. Ni murebe urugendo rero yafashe rutangaje. Ngo arahaguruka abwira abigishwa bati tugende tujye kwa Marita na Mariya, musaza wabo barasinzire. Ngo ariko ageze imbere araberurira ababwira ati Lazaro yarapfuye, atariko njyewe ndibuze kumukangura. Ku murongo wa 17 rero ngo agira impundu. Ndagira ngo mbabwire ko kugira ngo tugire uruhare rwo komora no gukiza ibikomere, intambwe ya mbere y'itorero, nimvuga itorero unyumve wiyumve ura, umuntu wizera Yesu aba ari urugingo rw'umubiri wa Kristo. Umuntu wese wumva ko ari uw'itorero, ikintu cya mbere kugira ngo uzagire umumaro mu komora abababaye, abashavuye, abafite intimba z'uburyo bwinshi, ariko cyane cyane muri iki gihe twibuka ngo nuko yagize umutima w'imbabazi, compassion, impuhwe. Ntabwo ushobora kuzomora umuntu ubabaye uterekanye umutima w'impuhwe. Ari nayo mpamvu mubona ibihe nk'ibi ngibi biba bidusaba cyane kwitwararika, kuko umuntu ukomeretse nta kitamukomeretse.
Yesu agize impuhwe ngo arahaguruka aragenda, ava aho ngaho aragenda agera i Yerusalemu, ngo arahava aramanuka ajya i Betaniya. Kandi uko yari aho ngaho, ijambo rya mbere riratubwira ngo nuko ngo amakuru agera kuri Marita, ngo baramubwira ngo noneho Yesu mwatumagaho yaje. Kubera umutima ukomeretse rero, umutima ukomeretse hari ikintu ukenera. Ukenera umuntu. Ukenera umuntu. Kandi ukenera umuntu wizeye, ukenera umuntu ushobora kubwira. Marita ngo ariruka ava ku kiriyo, Mariya we ari mu nzu n'abayuda baje kumuhumuriza, ngo arirukanka asanganira Yesu. Ahageze amubwira iri jambo ryanditse inshuro ebyiri muri iki gice, aramubwira ngo databuja, yaba wari hano musaza wacu ntabwo barapfuye. Aya ni amarangamutima mu buzima bwa buri muntu wese uraha n'utaraha. Iri jambo iyo biza kugenda bitya ntibiba byarabaye bitya, niko tubivuga. Ni amarangamutima yo mu mutima. Iyo uza kuba hano, iki ni ikiganiro kirekire nasomye muri Bibiliya yindi y'urundi rurimi, ntabwo yamubwiraga neza. Yaramubwira ati tugutumire arwaye we kuza, ashiremo umwuka we kuza. Mu rurimi rw'Ikigiriki harimo ta ivuga ngo wari hehe, wari uri hehe. Igihe tugutumaho wari he, tugutumaho kugeza igihe umuntu ashiriyemo umwuka uri kuwa wapi. None uje hashize iminsi 4 tumushyinguye, wari hehe. Ndagira ngo mvugire ijambo nifashishije ibyanditswe byera. Nimusoma muri Zaburi, mugasoma mu gitabo cya Yeremiya, mugasoma amagambo Yeremiya yavuze nayo Dawidi yavuze, nayo njya mvuga nayo bivuga. Umubabaro ujya utera umuntu kubwira Imana ngo ko watinze, ko wadutaye, ko wadutereranye. Umuhanuzi Yeremiya yigeze abwira Imana ngo waranshutse nemera no gushukwa. Dawidi yigeze abwira Imana ngo pe urandetse, harya ikuzimu niho uzanyerekera ko nzaba umwami, amasezerano yawe azasohora ku bapfuye. Icyo gihe bari bamugose aguwe nabi. Aya magambo y'umubabaro ndagira ngo muhumurize itorero, muhumurize twese. Aya magambo tujya tubwira Imana tubabaye, turakaye, tukayitonganya, tukanayituka. Aya magambo twavugaga turi mu kaga, Imana yaha agaciro kandi irayakurikirana. Ntabwo itubaraho kuko izi miremerwe yacu, ntabwo itubaraho ko twatonganye nayo, ahubwo ibyago ni ukutayitonganya. Ujye uyibwira kuko Imana ni umubyeyi. Imana yumva kuruta abantu. Iyo uyibwiye irakariye, yo ntabwo ikurakarira kuko iremwe mu rukundo. Ni inyampuhwe, ni inyarukundo, igira imbabazi nyinshi. Nigeze nyibwira ndakuzi Imana, ndabizi kudahemuka narabibwirije, ariko nge warampemukiye tubyumvikaneho. Kandi narabivugaga pe. Abo twasenganaga barabizi nk'abani inyiciye ubusa se ntabwo indora. Ubusa nkenesheje idafite amafaranga. Ndayizi ntihemuka ariko yarampemukiye tubyumvikana. Ni Mungu wangu ubyumve koko warampemukiye. Hano hari abantu bajye bavuga batyo, kandi abanyamubabaro twese ayo magambo turayavuga. Ariko Imana iha agaciro umutima ubabaye, Imana iha agaciro umutima ukomeretse. Kandi kugira ngo umuntu azabashe kurokoka ibi bikomere n'izi ntimba, nuko aya magambo agusohokamo ukayavuga. Nirwo ruhare rwawe ngo Imana ibashe kukomora. Uru rugendo Yesu yagendanye na Mariya, agenda mutonganya amubwira ati rwose yuba hano data, ntabwo musaza wacu aba yarapfuye. Bagendanye, mwumve ko ahantu yamusanze ngo hari nka sitadiyo 12 ni 12 kilometre. Yagiye aganira nawe, amubwira undi amubwira. Yesu aramuganiriza ngo ageze igihe Yesu araza ageraho n'abandi bari. Ahageze hari ikintu yerekanye ngo uruhare rwa kabiri. Cya mbere ni ukugira impuhwe, cya kabiri ni ukwegera abantu tukavugana nabo. Ngo ahageze asanga hari n'abandi bayuda benshi ngo baje guhumuriza Marita na Mariya, ngo bamuhoza, kandi bamubonye
ngo bahagurutse, ngo bagiye kubona babona abari baje kumuhumuriza, ngo babona na Mariya nawe ngo asohotse mu nzu yiruka, ngo baravuga ngo buriya agiye kurira ku gituro, bamwirukaho. Baragenda ngo naho bari bamubwiye ngo Yesu ari hafi yaje. Marita aramubwira ati noneho umwigisha aragushaka, ngwino yaje. Ngo akihagera Yesu akimwegera, ngo amwikubita imbere aramubwira ngo mwigisha, rya jambo ry'amarangamutima, iyo uba hano ijambo ryababaje Marita ni naryo ryababaje Mariya. Umuntu ubabaye akenera umuntu. Mbese aho torero turacyamenya abanyamubabaro baba. Abantu bakunda kuririmba korera amahoro muri aho. Muri aho kandi duherukana twagiye mu Ntwaza mu Bugesera. Twavuyeyo wa wundi twagiye gusengera nyuma, niba yitwa Rosa, yahise ataha, ariko twari twamugezeho. Uruhare rw'itorero ni ukumenya aho umunyamubabaro ari, ni ukuganira nawe, kandi ibyo ntabwo bisaba amafaranga. Ni ukuri bisaba umutima w'impuhwe, bisaba guhagarara mu mwanya w'umunyamubabaro. Wahageze Mariya nawe amubwira rya jambo ngo iyo uza kuba nawe waraje cyagiye tugushaka, ntabwo aba yarapfuye. Undi ngo aramubwira ngo izere urabona ubwiza bw'Imana. Mbese wizeye ko ari jyewe kuzuka n'ubugingo? Musaza wanyu azazuka. Ati ndabizi ko azazuka ku munsi w'imperuka. Undi atoya nijye kuzuka, nijye bugingo. Bibiliya iratubwira intambwe ya kabiri y'uruhare rwacu mu kuvura abababaye bafite ibikomere. Ngo Yesu aravuga ati mbese mwamushyize he? Ari hehe? Baramubwira ati ngwino urebe, ngwino urebe. Ku murongo wa 32 ngo Yesu ngo abonye abayuda uko barira, wararira. Byanditse kabiri ngo abonye uko abayuda barira ararira. Icya kabiri asuhuza umutima. Icya gatatu arawuhagarika. Ngo amaze kurira no guhagarika umutima no kusuhuza, babyita identification à l'opprimé. Kugira ngo ugire icyo umarira umuntu ushavuye ubabaye, icyaba kimubabaje cyose, ni ukwishyira mu birenge bye nawe ukababarana nawe. Mu Baroma ibice 14 haravuga ngo mwishimane n'abishima, ariko mubabarane n'abababaye. Yesu ngo abonye uko barira, nawe yicarana n'abandi bari ku kiriyo ararira. Ikintu cya kabiri gifasha umunyamubabaro ni ukubona iyo ababaye nawe ubabara. Yarira nawe ukarira, yatamarira nawe ukayata. Yabona ko nawe ubabaye nkawe, amenya ko muri kumwe, yumva ko atari wenyine, ni ukubabarana n'abababaye. Yesu iyo ntambwe yarayiteye. Umurongo mugufi muri Bibiliya, umurongo mugufi mu mirongo migufi ya Bibiliya, Yohana 11:35, ndagira ngo muutware nka memory verse, haravuga ngo Yesu ararira. Ujye ubabazwa n'ibyabaye ku bandi, ariko cyambabaje ntabwo ariho ndi butinde. Yesu ngo arize, abantu babi bahozeho ngo babonye arize, ngo abantu baryana inzara abonye ukuntu yamukundaga di ngo abandi baranegurana, baravuga uyu se ko yabujije abantu kwakiza impumyi yakakiza ibirema, hose niba yaramukundaga ziyamuzura. Uyu muntu ufite uyu mutima abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Uyu muntu unegura mu gihe cy'akaga abataramenya umwami, naho yaririmba naho yabwiriza. Umuntu utazi kubabarana n'abababaye abatarakira umutima w'Imana. Yesu ngo ntiyabyitaho, arangije arihuta, ntiyabyitaho, ajya gutanga igisubizo. Ndagira ngo mwumve igisubizo rero ari nacyo natwe dukwiriye gukora. Ngo Yesu abaza Mariya, abaza Marita, waramubwira ngo munjyane ku gituro. Murumva urwo rugendo rurerure, ageze noneho ku gituro. Marita wari waramenyeranye na Yesu, wakimushorera. Yesu akora ikintu gikomeye, aricyo dukwiriye gusaba Imana ngo iduhe umutima. Ngo abwira Marita, bageze ku gituro ngo cyari isenga, ngo ibirurireho igitare, abwira uwo mugore ngo aramubwira ati mukureho
mukureho icyo gitare. Nimwumva umutima ubabaye, ari igihe tujya tuvuga ngo noneho ibyanjye byanutse. Ndabeshye barako munsubize. Nta gihe wari bavuga ngo noneho ibyanjye byanutse, byanjye byabaye bibi noneho byaranutse. Ndabeshye bakoze b'Imana. Turi mu gihe cyo kwibuka, ariko twumva uruhare rwacu. Waramubwira ati oya mwami, oya ntukure w'igitare, aranuka. Hauna habari amazi iminsi 4 ubwo umubiri warangije kononekara, ntukure igitare, sinshaka kunukirwa n'ibitari ibyawe. Yesu aravuga ngo nimugikureho. Ngo bagikuraho, ngo bagikuyeho, ngo Yesu arasenga, batega amaboko abwira Imana se ngo data nzi kunyumvira, ariko bimbuvugiye kugira ngo naba baraha bizere ko wantumye. Wavuga ijwi rirenga, ngo arahamagara ngo Lazaro sohoka, zuka. Njyewe nta bubasha mfite bwo kuzura abapfuye, ariko ndagira ngo mvuge amagambo y'uruhare rwacu. Icyambere, umutima ubabaye, umubabaro ujya wica umutima w'umuntu ubabaye, kandi agahinda kajya konona umutima w'umuntu ugafite, kandi intimba ijya yica amarangamutima y'umuntu akonona n'ubwenge bwe. Uyu mubabaro ujya utuma umutima upfa, kandi umuntu ufite iyi nimba n'uyu mutima w'umubabaro, uyu muntu ufite ibikomere byanutse, iyo atabyomoye, iyo bitomowe arapfa. Niyo mpamvu tujya tubona abantu muri Bibiliya na hano iwacu mu Rwanda, hano iwacu mu miryango, umuntu ashobora kukubwira ngo sinzongera kurya, akanga kurya kubera agahinda. Umuntu ashobora kuvuga ati sinziyuhagira. Hari aho nagiye i Butare nsanga umuntu yanze koga, kandi yari umukobwa w'inkumi. Aravuga ati ndiyuhagirira iki se? Umutima we wari waramubwiye ngo ntabwo ukwiriye koga, ntukwiriye no kubaho. Umutima ufite agahinda n'akaga ujya wanga Imana n'abantu. Umutima wuzuye intimba n'umubabaro uravuga ngo ibi byose byabaye Imana ibireba, ni akazi kayo. Esteri yabibabwiye. Kandi uyu mutima iteka ryose iyo bibaye bityo ushobora no kwanga kwiga. Twagiye dusura abantu banze kujya mu ishuri, kakavuga ati sinziga. None se abapfuye ntibari barize? Mukuru wanjye ntiyari afite amashuri, ntiyapfuye, sinziga. Ariko nubwo bimeze bityo, hari ijambo itorero rifite, ijambo ry'Imana, ijambo ry'ihumure. Dushobora kubwira uwo mutima twajyanye nawo muri urwo rugendo, tukagenda kugeza igihe tugezaho ku mutima niho hantu hanuka hihishe. Dore uruhare rwawe wowe ubabaye, dore uruhare rwanjye ngewe ubabaye. Ndagira ngo mvuge amagambo mfite n'agahinda. Umutima wiyiziho wawo mubabaro, kandi n'umunezero wawo nta mushyitsi wawe ujyamo. Mwari mwabona abantu baryama ku buriri, umugabo n'umugore, bugacya umugore yiyahuye? Ntimurabyumva se? Ntabwo murabona umuntu agenda agahotora umwana we? Muzi kiba cyamwishe se? Ipfunwe umubabaro. Umubabaro ugituma umuntu ashobora kwica umuntu, umubabaro ushobora gutuma umuntu yiyahura. Umubabaro, intimba, agahinda gakabije iyo katavuwe, umuntu ashobora kwizinukwa, akaba igikoko, akambara ubusa akajya ku gasozi. Ariko iyo abonye umuntu umwegera, iyo abonye umuntu umuvugisha, iyo abonye umuntu umubwira ngo turi kumwe, iyo abonye umuntu urirana nawe, uyu muntu wari ugeze kuri iriya stade arongera akabaho. Ngurwo uruhare rw'itorero, ni ukuvugira ijwi nk'iryo Yesu yabwiye Lazaro ngo Lazaro sohoka. Twebwe ntabwo tuvuga ngo wapfuye, ahubwo tuvuga umuntu ufite intimba ngo hari ijwi rikubwira ko Yesu agukunda, kandi nanjye ko ngukunda. Sohoka muri uwo mubabaro wongere ubeho. Ngira ijwi ry'itorero, ni ijwi ribwira abanyamubabaro ngo birashoboka, kuko Yesu yishyizeho intimba zacu. Birashoboka kubwira umunyabyaha ruharwa wishe, ukamubwira ngo ushobora kwihana ukababarirwa, ukongera ukamubwira ngo zuka va mu bunyamaswa, ngwino mu bantu ubeho. Kuko umubabaro
intimba, icyaha, ipfunwe bijya byica umutima. Ariko ubutumwa bwiza n'ijwi ryiza ry'itorero rivuga Yesu, uramubwira ngo ongera uzuke ubeho. Niyo mpamvu tukibwira abagizweho n'ingaruka za Jenoside, n'ukuri birashoboka bibaho. Singuri Esther ntituririmbana se, ntiduhorana mu ivugabutumwa, ariko nuko yumvise ijwi rya Yesu kandi yabonye n'abamugiriye neza. Babandi yatubwiye bire yavuze n'ibikeya, babandi yatubwiye n'ababandi bamwegereye nibo batumye yongera kubaho. Iri jambo ry'Imana rero riratubwira ngo tugomba kubwira abanyamubabaro ngo birashoboka wazuka ukabaho. Ariko iyo batabonye iryo jwi baheranwa n'agahinda. Imana ishimwe kuko dufite ubutumwa bwiza bwa Yesu bubasha kongera kuzura abishwe n'intimba n'umubabaro. Ngo akimara kuvuga ibyo, Lazaro arazuka. Umurongo wa 44 ndagira ngo ngusome soze nsenga. Ngo wari upfuye arasohoka, ariko azingazingiwe mu myenda, amaguru, amaboko, igitambaro gipfutse mu maso. Ngo ariko Yesu avugira ijambo. Uyu murongo ni ureba itorero. Umuntu arazutse, yari yapfuye ni muzima, abaye muzima, iteraniro rihimbaje Imana. Ngo ariko azuka aboshye. Umuntu ashobora kuzuka akabaho nka kuriya kwa Esther, ariko akaba afite ibintu bimuboshye, akaba adashobora kubona umutahira ubukwe, akaba adashobora kubona umuryango ajyamo. Umuntu ashobora kurokoka akaba muzima, ariko akaba afite ibintu bituma atagira amaguru, ntagira amaboko, ntagira amaso, ntagira hajya. Niyo mpamvu itorero dukwiriye gukora ibikorwa bituma batagira amaboko babona amaboko. Itorero rikwiriye gukora ibishoboka kugira ngo n'abatagira amaguru bayabone. Ibi ni ibikorwa byacu byo kubohora abantu. Umutima urababara, ariko ndagira ngo babwire ibi bikorwa by'inyuma ni ibikorwa by'umubiri. Ushobora kubaho kugakizwa, ariko ugakizwa ugakena. Bwa bukene bugahora bukubwira ngo n'ubundi ntacyo warokotse, uracyafite ingoyi. Iyo ngoyi wayikizwa n'iki? Wayikizwa nanjye. Mu gitabo cya Yobu, Yobu yaravuze ngo nabereye maso abatagira amaso, kandi nabereye amaguru abatagira amaguru. Aravuga ngo jewe naragiye nkajya njya kuburana imanza zabo ntazi. Yobu aravuga ngo ndashimira Imana ko nabaye amaso y'abatagira amaso, nabaye ibirenge by'abatagira ibirenge. Uru ni uruhare rw'itorero. Hari ijambo muri leta yacu bakoresha ngo ni ukuremera. Ni ngombwa, ibi ni ibikorwa byacu, ni ibikorwa byawe kumenya uwo muntu uri iruhande rwawe ko akwiriye kubaho nk'uko nawe uriho. Kubera iki? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 10 n'umurongo wa 25 ni amagambo y'umusamariya w'umunyambabazi. Murayazi. Yesu yaciye umugani awuciriye umurokore. Umurokore umwe ngo yaciye iruhande rwa Yesu, aramubwira ngo nkore nte kugira ngo nzaraga ubugingo uhoraho. Yesu aramubwira ngo nduze amategeko. Yari umwanditsi, yari umuhanga wa Bibiliya nk'ukundi. Kwaramubwira tuza amategeko, undi ati ndayazi. Uziri irusha andi gukomera. Twarayigishe muri Sunday school, turayigisha abanyagice, n'ubundi acyayigisha. Kandi nanjye ngizo ntombora hano ntawe ndi bubikore, ariko nawe nabikubaza. Ni irihe tegeko risumba ayandi? Ngaho ukunda Uwiteka Imana yawe, ariko ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ngo Yesu aravuga ati aho urayazi rero, ubugingo n'ijuru urabifite. Undi aramubwira atoya, ati ubwo se mugenzi wanjye ninde? Washatse kwigira shyashya. Nta muntu utazi kugira neza, kuko twese twagiriwe neza, ariko dufite umwenda. Baramubwira ati jewe uwo nagira mugenzi wanjye ngo amucire umugani. Uwo mugani wambabaje mu gitondo, nasomye agace gato. Ngo uwo muntu yari yahuye n'abambuzi, ngo baramukubita, bamusiga asigaje gato agaca. Hari abantu bamunyuze haba batatu. Ngira igitorero rero. Umuntu wamunyuzeho ubwa mbere mwamfasha ngo yarinde, yari umutambyi. Uwo ni Masumbuko, umushumba mukuru. N'igitabo
ngo yari yambaye imyambaro ya gishumba pana gishumba cyacu cy'amakoti. Bo bambaraga imyenda myiza iriho amategeko yanditswe hano ngo ya mategeko 10 yanditse ngo ukunde Uwiteka ukunde na mugenzi wawe. N'ibitabo binini by'imizingo y'impu nk'ibi naje nikoreye. Wari kwageze kuri wa muntu usigaje gato ngo apfe. Waramureba Mana niba yararebye iki. Waramureba. Nasomye mu rurimi rw'ikigiriki ngo arirengagiza. Mu kinyarwanda haravuga ngo arakikira. Ariko mu kigiriki haravuga ngo yirengagiza inshingano. Yirengagiza ko ari umuntu w'Imana, yirengagiza amategeko yigisha, yirengagiza amategeko. Ngo arakikira arirengagiza ntiyamugirira impuhwe. Ngo wa kabiri nawe yari umulewi. Abalewi baririmbye mu rusengero worship team. Korara amahoro na korara rabagirana na korara za zindi za deperi nyinshi dukunda cyane ziririmba ukagira ngo nabamarayika ariko atareba mugenzi we nirihumye rwose avuga ati ntaho duhuriye my friend. Ngo arirengagiza ngo nabo uwo mulewi yari umuntu ukora umurimo mu rusengero ari gukora ahangaha n'umudiyakoni mwiza nibo baramyaga. Abo balewi bari bayobowe n'umugabo w'umulewi ukomeye cyane yari afite korari y'abantu 1000. Ngo ariko nawe anyuze kuri wa muntu w'inkomere wenda gupfa ngo aramureba nawe aramwirengagiza ngo arakikira. Yesu yacaga umugani ngo ariko umusamariya w'umunyambabazi amugezeho umva ikintu yamukoreye uruhare rwacu ngo amugirire impuhwe. Ngo aramwegera ngo akora ku gatima yumva kirimo akuka. Ngo arangije ngo ajya ku ifarashi akuramo imyambaro afata imyenda arayicagagura amupfuka inguma. Ngo amwomoza vino ngo n'amavuta yerayo ngo amushyira ku ifarashi ye aramujyana urugendo rurerure ngo amugeza mu nzu y'abashyitsi. Ngo kandi iyo nzu y'abashyitsi ngo yari inzu y'irwariro aho barwariza. Ngo arangije abwira abaraho aravuga ati rero ntabwo ndi buvaho ngaho gusa nubwo namuzanye reka mbahe n'ikindi. Akora mu mufuka ngo akuramo amafaranga idenari yari amafaranga menshi. Ngo akuramo 2 ngo arangije asigira inzu y'ibitaro avuga ati ngaho rero uyu murwayi muzamuvure namara gukira ngiye mu rugendo aho ngiye niyahabuze ariko n'ingaruka ngasanga mwarakoresheje ibiruta ibingibi nabyo zabishyura. Ngo ahindukira wa mulewi aramubwira ati uwabaye mugenzi we ninde? Gusubiza ndabizi ariko gushyira mu bikorwa n'intambara. Ngo aramubwira ati uwamugiriye impuhwe ni wabaye mugenzi we. Yesu ngo arahindukira avuga ngo genda nawe ugira utyo. Haleluya. Genda nawe ugira utyo. Nguru uruhare rw'itorero mukomora mu gukiza. Yesu arabivuga Uwiteka yubatse Yerusalemu ariko yakoresheje abantu. Akora ibintu rero ku mutima akiza abafite umutima umenetse kandi apfuka inguma z'abanyamubabaro. Reka nsubiremo ijambo rito. Imana iha agaciro amagambo tuyibwira tubabaye. Imana iha agaciro amagambo tuyibwira tubabaye. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo utunze urutoki umukene ngo abakoze mu jisho ry'Imana. Buryo umukene atansiyo kabisa. Ntukamutere icyondo. Nugira hano ari amazi uri mu modoka tembea pole pole bwana. Genda buhoro ntukagijugunye ibyondo ku bantu. Bariya n'abanyamubabaro rwose. Ntabwo naje kuba ubuhamya ariko muri iki gihe twibuka iyo umuntu yibuka ibintu abibona nkaho byabaye uwo munsi. Iyo umuntu yibuka ababona uwo munsi même jour. Niyo mpamvu baracyakeneye ababasura. Baracyakeneye ihumure. Baracyakeneye ibiganiro. Baracyakeneye urugendo. Ariko ndagira ngo nawe ubabaye hari ikintu ukeneye gukora no gukuraho igitare. No kwemera rwose ukakira. Ukavuga ibyakubayeho. Ariko se wabibwira nde utamubonye? Ariko ni umubonye vuga. Niyo mpamvu n'uyu mwanya tuwushimira Imana yuko umuntu ashobora guhagarara akavuga ngo nabayeho ntya naciya uru rugendo burya yaruvuga arakira. Aba yakuyeho igitare ibyanukaga bigasohoka ingoma z'imibabaro ye zikoroherwa akabasha kubaho. Nawe kandi ufite ijwi ushobora kuvuga. Ushobora kumubwira ngo birashoboka kushobora kubaho. Dufite ibihamye by'uko Imana yubatse itorero, yubatse igihugu.
ni nayo mpamvu dukwiriye gukomeza uru rugendo kandi tukazageza igihe Yesu azazira. Umwana yarambajije ngo mbe papa, ibikomere bizashira ryari? Ndamubwira ngo bizashira tugeze mu ijuru. Ntabwo ibikomere bijye bishira, biroroha bikoroha, ariko uko umuntu yongeye gukora, niyo mpamvu twibuka inshuro nyinshi, ni ukugira ngo tuzakomeza uru rugendo kugeza igihe umwami azakuraho umwanzi wacu witwa urupfu, agakuraho icyaha n'ibidukomeretsa, tukinjira ibwami aho tuzabiteka. Uyu murimo rero n'uwitorero, simvuza abacitse ku icumu gusa turimo kwibuka, ahubwo umunyamubabaro wese akeneye umuntu umwegera, akeneye umuntu umuhumuriza, akeneye umuntu umuganiriza, kandi akeneye iteka ryose nawe gufungura umutima kugira ngo yoroherwe. Kandi urwo ni uruhare rwacu. Ariko si ibyo gusa, niba yabayeho akeneye ko yabona n'ibimufungura azanguye, akeneye amaso, akeneye amaguru, akeneye kubaho, akeneye byose. Kandi ibyo byose akeneye umunyamubabaro wese, ni wowe ubifite, ni jye ubifite. Burya rero igisubizo cyawe kiri muri jye, kandi n'igisubizo cyanjye kiri muri wowe. Niba mbabaye rero nyegera, niba ubabaye kandi nanjye nkwegere. Erega ubu dushobora kuvurana kandi tukabaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ni ngombwa ko tugira umutima w'umusamariya. Dufite rero icyo tureberaho, umushumba mukuru yarabikoze, natwe tubikore kandi tubikorerane, kuko itegeko rikuru riravuga ngo dukunde Imana kandi dukundane. Twongeye kubihanganisha ko tubabwira ngo birashoboka ko twongera kubaho, kandi n'uyu munsi wa none turiho kandi tuzabaho. Hari indirimbo dukunda kuririmba ngo tuzabaho no mu rupfu, ariko dukomeze dushyira imbere dushimira Imana ihoraho. Birashoboka ko uyu munsi wa none muri iki gihe waba ugifite intimba n'ibikomere, ariko ndakubwira ngo Yesu yongere kuguha ubuzima ubeho. Kandi birashoboka ko nawe wari uraha utazi icyo wakorera itorero, kirahari, uruhare rwawe n'urwo. Mugenderere, musure, muganirize, reka bohoke, reka vuge. Nawe ushobora kugira contribution yo gukiza ibikomere. Yesu yaradutumye rero, kandi yaradutumye ngo tujye kubwira abantu ko Yesu avura ibikomere, avura intimba, kandi atangaza ko ashobora no kudukura mu nzimbo y'ikigeragezo tukongera kubaho tukishima. Reka Imana idufashe kumva uruhare rwacu, ariko tubikorerane. Kandi aya magambo ye gusigara aha, ahubwo nusohoka uvuge ngo mbese ninde nigeze nshobora nanjye kugirira umumaro? Ninde nahinduye mugenzi wanjye mu banyamubabaro? Kandi barahari rwose, n'abaturanyi bacu barahari, n'abavandimwe bacu. Abanyamubabaro ni benshi hanze aha ngaha, ariko umurimo wacu ni ukubegera tukababwira ko dushobora kongera kubaho. Imana iduhe umugisha kumenya uruhare rwacu muri iki gihe, kongera kwibuka abanyamubabaro n'abanyentimba. Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, kandi akiza imitima imenetse, kandi agapfuka inguma z'abanyamubabaro. Nicyo cyamuzanye ku musaraba, kandi natwe duhagaze mu cyimbo cye kugira ngo tuvuge inkuru nziza ko birashoboka, kandi byarashobotse ko Imana yongera kutwubaka tukubakika. Imana iduhe umugisha ku ijambo ryayo ku bwa Yesu. Mbese urumva ushaka gusengerwa, ufite intimba, ndabizi, ufite imibabaro, ufite ibikomere, ndetse birananuka, ariko Yesu umwami wazuye Lazaro azura ubugingo bwawe wongere kubaho. Niba uhari kandi reka twubike imitwe yacu, urambura ikiganza tugufashe gusenga, ubwira Imana uti nanjye nkuzaniye intimba zanjye, nanjye nkuzaniye imibabaro yanjye. Rambura ikiganza ntugire isoni, Yesu arabizi, yishizeho intimba zacu pe. Imana iguha umugisha. Ariko nawe ushobora kuba ntacyo wamariye n'abababaye, ukavuga uti ni ukuri narababaye, ariko ntabwo nari nagira icyo nkorera abandi. Mbese wumvise ko nawe hari uruhare wagira? Urifuza guhabwa za mbaraga umushumba yatubwiye zizura abapfuye duhabwa twabizera, kugira ngo dusohoke dukore? Nawe wagize intege nke mu kuvura ibikomere abandi, urahari? Nawe urambura ikiganza, ubwira Imana uti ndashaka guhinduka akaboko kavura imvune. Rambura ikiganza, urakoze cyane. Rambura ikiganza rwose. Kandi uru ni uruhare rw'itorero. Ahubwo twari dukwiriye kurambura ibiganza tukabwira Imana ngo tubabarire kuko tutabikoze, ariko tugiye kubikora. Intimba zacu yazishyizeho, kandi natwe tubasha kuvurana. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Wowe warambuye ikiganza, Imana iguha umugisha, kandi natwe twese Imana itwigishe gukora ibyo. Reka dusenge Imana, twinginge Imana kugira ngo muri iki gihe twibuka, tuniyubaka, ariko twibuka uruhare rwacu mu kuvura abandi no mu gukiza abandi intimba. Duterane intambwe na Yesu, tugendane nawe, dukureho igitare Yesu avugane natwe tube bazima. Birashoboka, kandi yarabikoze, ahimbazwa. Ariko nawe agukoreshe we kuba utagira umumaro. Mana yacu nkuru, nyiri ibihe byose, turagushimiye.
turagushimira iki gihe tugezemo, tugushimira ko wongeye kubaka itorero, wongeye kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda ukoresheje abantu. Reka tugusabe kugira ngo natwe duhinduke amaboko y'abandi kandi tubashe gukiza abandi intimba, kuko waduhaye umwuka wawe, ukaduha ijambo ryawe, ukaduha itegeko risumba yandi yuko tugukunda tugakundana. Reka urukundo rwawe rwongere kuboneka mu itorero ryawe, kandi turusakaze kuri bariya bose bafite intimba, bafite ibyaha, bafite ipfunwe, bafite imibabaro. Ndagusabye kugira ngo Mwami wongere kudushoboza uru rugendo rwo gukomeza kuvura bene data, natwe kandi utuvure kuko intimba turazifite. Girira neza mwene data warambuye ikiganza akubwira ko afite intimba, umukoreho, yumva ijwi ryawe nk'uko Lazaro yumvise ijwi agasohoka, maze yongere gusohoka mu ntimba abeho. Kandi utwigishe kugira ngo tubohore abandi ngo izagahato, iz'ubukene kandi iz'umubabaro mwinshi, twongere gusengana n'abera, twongere kwerekana ko Yesu ari umwami ukiza ibyaha ariko ukiza n'intimba. Turagushimiye ku bwa Esther uyu munsi wabonye uburyo bw'uru rugendo wajyanyemo nawe, ugira nabo ukoresha, cyaduha ngo nawe umugirire neza, ukomeze kumwomora kandi nawe abashe guhinduka umuyoboro ushobora kuvura n'abandi. Turagushimira kuri kumwe natwe kandi kuri mu itorero ryawe, uduhe umugisha udukwiriye kandi ukomeze guhumuriza itorero, ukomeze guhumuriza abanyarwanda, ukomeze guhumuriza abagizweho n'ingaruka za jenoside, kandi natwe ubwacu ukomeze kuduhumuriza, kuko turajya iwacu, turajya ibwami, dufite ibikomere duterwa na Satani n'abadayimoni, dufite ibikomere duterwa n'umwanzi wacu. Turasabye kugira ngo wongere kutugarura mu rukundo rwawe, tumenye kuri kumwe natwe. Urakoze kuri kumwe natwe kandi kubasha kudukorera ibintu tugusabye, ni mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.